Ese ufite amasegonda abiri Imana? Uracyahari kamusomere uno murongo. Kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi kandi uzaza ntazatinda. Ahari wenda ushobora kumva unaniwe, urushye bitewe n'iki na bino bihe turimo. Ibi ndi kubibabwira nibwira, nanjye hari igihe njya ngira nkumva ncitse intege, ariko reka nkubwire ikintu kimwe. Ijambo ry'Imana rivuze ngo dukwiriye kwihangana kugira ngo igihe nikigera tuzahabwa ibyasezeranyijwe, ngo kandi uzaza ntazatinda. Bivuze ngo nubwo nyine ibihe tugezemo ari bibi, ibihe tugezemo n'ibibazo, ibihe tugezemo nyine isi igeze ahantu habi cyane, dukwiriye gukomeza tukarwana, kuko igihe kizagera duhembwe, duhabwe ingororano z'ibyo twakoze, zo kwihangana kwacu. Iyi si yuzuyemo imibabaro, agahinda, depression, anxiety, ibintu byinshi cyane, ariko tugera mu ijoro nta namwe tuzongera guhura n'ibyo bintu. Nta kibazo kubabara muri ino si, ariko tuzi yuko ubuziraherezo tuzabumara twishimye turi kumwe n'Umwami wacu mu ijoro. Yesu kugaruka kwe kuri hafi, ariko ntazagire ukubwira ngo azaza kuri uyu munsi y'isaha oya, aho baba babeshye, kuko nta muntu uzi umunsi n'igihe, habe n'umwana ubwe, keretse Imana yonyine niyo izi umunsi n'igihe. Ahubwo igihari ni iki ngiki, kuko ntawe uzi umunsi n'igihe. Dukwiriye guhora tubaho nk'aho wagira ngo azaza ejo, kuko niba utazi igihe azazira ukwiriye guhora witeguye. Ntucike intege, komeza urwane, komeza ukotane, komeza ugire ishyaka mu by'Imana, uzahabwa ibyasezeranijwe nukomeza kurwana, kandi Yesu naza azahugurira ibyo wakoze. We ntucike intege. Shalom.